hajya ushobora kujya gusaba umuganga serivisi agatavuga ati ngumva mubwire bagakobwa we ngo ubundi ngushano ngo hano nyine akakubwira nabi mwawe biyumvikana ukumva ari kugushitinga nyine mu magambo nawe wumva atari neza. Ni rumwe mu rubyiruko rw'igitsina gore rwo mu bice bitandukanye by'akarere ka Musanze ruvuga ko hari ubwo bajya gusaba serivisi kwa muganga zijyanye n'ubuzima bw'imyororokere n'izindi serivisi zijyanye no kwirinda indwara ndetse n'ingaruka zose zaterwa no gukora imibonano mpuzabitsina maze ngo ntibakirwe neza ubundi bagacunaguzwa cyangwa se bakabwirwa nabi na bamwe mu bakozi bo kwa muganga, ibintu uru rubyiruko ruvuga ko bitari bikwiriye. Hari ukuntu uba ufite wenda nk'ikibazo wajya nko ku muganga akakujajinga cyangwa akakubwira ati njye ibyo bintu simbikoramo kandi koko we ubona ko abikoramo ahubwo ati njyewe ibyo bintu simbikoramo sinabikora agatinya no kuguha ibinini bibaho kandi na cyane. Noneho yarangiza wewe serivisi umusabye nayo gukorera wajya kundi yajya no kuyigukorera akabanza nyine akakujajinga akakubwira nabi yagonda inama zirakenewe kuyazi kugira ariko habamo kurengera. Vuge ushobora kugenda ukajya kwaka udukingirizo noneho muganga nyine ugasanga ari kukubaza ibibazo byinshi ari igihe unatinyuka avuga ati hari igihe ushobora no gusohoka atanabiguhaye kubera nk'ibibazo ari kukubaza ukavuga ati nk'ibibazo byose ari kumbaza nyine bikaba ngombwa ko wisohokera ugataha bitewe n'ukuntu ushaka kwirinda ukaba wajya mu kigo nderabuzima kwaka serivisi then rero wabimubwira ugasanga nyine arakujajinze agufasha uko utari nyine tu ugasanga nyine serivisi ntabwo inoze biratubangamira nk'urubyiruko biratubangamira pe. Uru rubyiruko ruravuga ko kudahabwa neza serivisi zijyanye n'ubuzima bw'imyororokere baba bagiye gusaba kwa muganga ngo bishobora kubagiraho ingaruka mu gihe batazihawe mu buryo bukwiye aho basaba ko abo bireba babikosora. Ingaruka bigira bituma umuntu ashobora kuba yatwita inda zitateguwe cyangwa se ugasanga yanduye n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Kubera ko nagiye ku kigo nderabuzima runaka kwa serivisi bakayima mu buryo butanshimishije ubwo urabyumva nyine ni handi tuzakurinda zitateganyijwe tukarwara izo sida nyine tukabona nyine tukitinya nyine tukavuga ati nitujya kuganiriza umuganga runaka aratubwira nabi ugasanga nyine biri kuduca intege. Ingaruka bitugeraho urumva iyo ugiye gutyo nk'umuntu akakujajinga gutyo muri wowe hari ibyo wumva muri wowe nyine biguteye agahinda ukumva nyine ni ibintu bikubabaje kumva guhaye serivisi mbi n'ikintu wenda twasaba cyangwa wenda cyakorwa nuko wenda izo serivisi mu gihe tugiye kuzisaba inama ziba zikena ariko ntibakajajinga umuntu cyane. Ikintu twasaba nshobora no gusabira n'abandi nka bagenzi banjye twebwe dushaka gusaba wenda mukatuvuganira bakongera imbaraga ahantu nko ku kigo cy'urubyiruko hakiyongera hakaba henshi kandi noneho no munuza bakanatanga serivisi zinoze bakirinda kugira amagambo nyine bakagira ibanga. Kuri iki kibazo umuyobozi wungirije w'akarere ka Musanze ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Bwana Kayiranga Theobald avuga ko ari uburenganzira bw'urubyiruko guhabwa neza serivisi zijyanye n'ubuzima bw'imyororokere ndetse n'izindi serivisi zose zijyanye no kwirinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Hagati aho ngo ubuyobozi bukaba bugiye kuganiriza abakora muri izo serivisi kugira ngo bajye bazitanga uko bikwiye ntawe bahutaje. Ngira ngo ni uburenganzira bw'urubyiruko rwose kuba rugomba guhabwa iyo miti kuko irahari ndetse n'ubujyanama buriya ku bigo nderabuzima ubujyanama buratangwa ku rubyiruko uburyo rugomba kwitwara cyane cyane ko muri ino minsi yariyongereye kandi yiyongera mu rubyiruko ku buryo rero iyo utabagiriye inama noneho ngo bahe niba bashaka na prudence bahe ku bigo nderabuzima ziba zihari by'umwihariko hano mu karere ka Musanze ku kigo cy'urubyiruko buriya hari ishami ku bujyanama ku rubyiruko ku bigendanye n'ubuzima bw'imyororokere. Yego kugira ngo rero n'abahagana n'ubu rwose ndi ku kigo cy'urubyiruko niho nakorera ku buryo nge inshuro nyinshi cyane nagiye nganira nabo n'abasura ngasanga nta kibazo gihari cy'ikorera ku buryo rero numva ko rwose ntabwo twagombye kuba tugira abaganga muri kino gihe badashobora kwakira abantu babanye neza. Ubwo aho duhurira kuri platform duhuriramo nabo n'inama tugenda dukorana turongera tubibutse ko bakwiye gutanga serivisi nziza
ku rubyiruko rubagana. Uru rubyiruko kandi ruranavuga ko hari ubwo bahabwa serivisi mbi kwa muganga zijyanye n'ubuzima bw'imyororokere maze ngo bigatuma bamwe batinya gusubirayo bityo inkurikizi zikarushaho kuba mbi. Gaston Nirembere, BTN TV. Njye mfite imyaka 56 ariko data yajyaga kuzitera nzize mu rugo ndi umwana mutoya none akaza tubwira ibyo bamukoreyeho ngo yateye ikawa bamukubita iboko 8 mbere ngo byaye 25 none ngo umwami ari kuvuga yuko abaturage batagomba kujya barenganwa ngo bakubitwe abazungu bo bayibona nabi. Uwo Sibomana Theoneste w'imyaka 58 uzwi nka Papa Reyu atuye mu murenge wa Kivumo w'akarere ka Rutsiro. Aragaruka ku mateka y'ababirigi mu gace batuyemo avuga ko ngo ababyeyi be bakuswe iboko n'ababirigi ngo baryozwa guhinga ikawa. Iriya kawa twebwe twazihingaga bw'umuzungu witwaga Morisi. Utaryaga kuzitera yakwitwaga ikiboko bakigeno badukubitaga ibiboko 25. Bo none haza umwami Rudahigwa avuga ati abaturage banjye ko bagiye kwarenganira ubwo abwira abazungu ati mugabanye inkoni zo kwita abantu bari gutera ikangu nuko batari kuzitira nguko mubishaka bashyira ibiboko 8 ibiboko 8 n'umwami nawe abikuraho. Ubwo noneho bitewe nuko barababirigi baje urabona baduciye mu ibice vema abanyarwanda twabanaga neza baza gutucamo ibice bazana ibintu by'indangamuntu bandikamwe amoko ngo abahutu n'abatutsi n'abatwa kandi twebwe twaribanaga neza ibyo bintu nago twabyumvaga. Ubwo bigisha abantu bamwe ngo tujye duheka abantu bamwe ngo dutere ikawa n'icyayi ubwo ngo utaziteye yakubitwe twacukuraga metero 2 zo kujyakuzimu na metero 2 z'ubugari tugashyamo ifumbire ikawa ikaba mu cyobo cyatari. Akomeza avuga ko ngo babirigi bishe umwami Rudahigwa ngo mujyoza ko ngako abaturage bakomeza gukubitwa iboko n'ababirigi. Yari umwami Rudahigwa urabona ko bashatse no kumwica bamwicira i Burundi ngo bagiye kumuvuza ngo bamutumiye mu nama umwami wacu bageze i Burundi baramwica kuba bitewe nuko yari ari kuzana ibidahuje n'ibyo abazungu bashaka. Ubwo gwe yashakaga ko abanyarwanda twigenga abazungu bo bakibona n'ababirigi. Ubwo rero none reba naho batugejeje ntago tubyemera tugomba kubamagana. Uwo Sibomana Theoneste akomeza asaba abanyarwanda gushyira hamwe bakarwanya amacakubiri n'ivanguramoko byazanwe n'ababirigi ngo kugezwa mu 1994 abayeho jenoside yakorewe abatutsi. Nibyo tugomba kurwanya rero tugomba kurwanya ibintu by'amacakubiri ibintu by'ingenga bitekerezo za jenoside umunyarwanda kumenya ko undi munyarwanda ari mwene wabo turabavandimwe twavutse ku mwami umwe umwami w'Imana imwe. Imana imwe niyo yaturemye tuvuga ko Adamu na Eva tuvuga rumwe ururimi rwacu ni Ikinyarwanda tugomba kuba abanyarwanda. Ibyo kwitwaza ngo u Rwanda ngo rwagiye gutera muri Kongo none ngo batuteranye na Kongo ntago ariko biri bere kuvanga ibyo u Rwanda na Kongo rero ngo babivange ngo umubiri gabigenda inyuma. Mwijambo mukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame yagejeje ku banyarwanda muri gahunda yo kwegera abaturage yavuze ko ngo ababirigi bishe u Rwanda bakica abanyarwanda bakihanangizwa ubugira kenshi ariko ntibumve ariko bari bwongere kwihanangirizwa. Ubwo n'ububirigi mvuga kandi aza kubwihanangiriza ndabisubiza. Ububirigi bwishe u Rwanda bukica abanyarwanda amateka aya yose arenze 30 gusa imyaka 30 gusa rukajya rutugarukaho rukongera abasigaye rukongera rukabica. Twarabihanangirije kuva kera turaza kubihanangiriza n'ubungubu. Yakomeje avuga ko ngo abanyarwanda bakwiye kubaho nk'abanyarwanda badakwiye kubaho nk'ababirigi. Turashaka kuba abanyarwanda ntabwo dushaka kuba ababirigi. Uwo bitarajyamo abanyarwanda bitarajyamo ko bakwiriye kuba bo kwiriye kuba abanyarwanda tudakwiriye kuba aba bandi badukoroneje rwose
bakabiyuhagira bakatuva ku tariki 17 Werurwe 2025 nibwo guverinoma y'u Rwanda yasohoye itangazo rihagarika umubano w'u Rwanda n'Ububiligi. Ni nyuma y'aho bugiye Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bugatangaza ko ngo bugiye gushishikariza amahanga yose gufata u Rwanda ibihano hiregagijwe ibitero byagabwe ku butaka bw'u Rwanda na FDR ibifashijwemo na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Jacques Tuyishime, iyi ni BTN TV mu karere ka Rutsiro.